ndagushimiye yuko wowe wera tugirira ubuntu mwami bwo kumva amagambo yawe nayo yera mwami. Undi rwose ntabwo twari tubikwiriye, ariko mwami ibyo bintu nabyo bigaragaza ukwera kwawe ndetse no gutungana kwawe, ariko n'urukundo rwinshi. Nyagasani ndakwinginze ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, ukangure imitima yacu kugira ngo twumve ukuri kwawe, kuri waduhaye kugira ngo kutumurikire, kutwereke uwo uri we, ndetse tubashe no gusobanukirwa abo turi bo, kubera yuko mwami isi ihora ishakashaka gusobanura abo turi bo twifashishije ubwenge bw'abantu, maze mwami abantu bakarushaho kuyoba. Ni wowe ukuri, uzi byose, utanga umucyo kuri buri kintu cyose, ukomeze uduhe kugira uwo mucyo mwami no kurya agakiza kawe. Urakoze data, amen. Murakoze bavandimwe, uyu munsi nge turi buze kubana mu kwiga ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbasabe tubumbure Bibiliya zacu, ariko mbere yuko tuzibumbura nagira ngo mbasabe niba hari umuntu wabasha gukora record ko yaza kudufasha. Njye ntabwo mfite uburyo nabikora, hanyuma dutangire. Yego, niba hari umuntu waza kudufasha, okay, urakoze cyane. Hanyuma reka mbasabe tubumbure Bibiliya zacu turebe mu rwandiko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyawo cya 11 guhera ku murongo wa 49 kugera ku murongo wa 52. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa 49 kugera ku murongo wa 52. Aravuga ngo, ariko umwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru, wari muri uwo mwaka, arababwira ati, ntacyo muzi, mbese ntimutekereza yuko ari byiza ko ubwacu ko umuntu umwe yapfira abantu, kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka. Ibyo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko, ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Reka nongere nsubiremo aya magambo. Ngo ari kumwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati, ntacyo muzi, mbese ntimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu, kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka. Ibyo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yendaga gupfira ubwo bwoko, ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Amen. Aya ni amagambo tubona yavuzwe n'umutambyi wariho muri icyo gihe twa Kayafa. Iki ni igihe bari mu nama n'abandi navuga ngo ni abayobozi bakuru b'idini yari icyo gihe ry'abayuda. Tubona rero bari mu nama uvuga ngo ntago yari inama nziza, yari inama ifite umugambi mubi wo guhitana Kristo. Iki ni igihe Yesu Kristo yari amaze kuzura Lazaro, abantu benshi batangiye kumwizera. Hanyuma bamwe muri bo bagenda bajya kubwira abafarisayo n'abatambyi yuko Yesu yakoze ibitangaza noneho bikomeye, abantu benshi bakaba bari kumwizera. Hanyuma ngo bakimara kubyumva ibyo bintu, kuko n'ubundi rero basanga bafite umugambi wo kuzamuhitana, ko yigishaga ibintu badashaka. Hanyuma bamaze kubyumva noneho bibatera ubwoba, kubera ko bagize ubwoba yuko ingoma y'abami b'Abaroma nibo bari bayoboye icyo gihe, bari buze kubamerera nabi, kubera yuko abantu batangiye kuyoboka undi muntu, batangiye kumwizera no kumugandukira. Tubona rero bagira ubwoba. Ubwo bwoba rero ngo nuko batekereje yuko Abaroma bari buze kubamerera nabi. Umurongo wa 48 w'igice cya 11 aravuga ngo, nitumurekera dutya bose baramwizera, kandi Abaroma bazaza barimbura umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Tubona bagira ubwoba yuko nibiza kugenda bityo Abaroma bari buze kuza kubarimbura, bakabarimbura n'ubwoko bwabo. Hanyuma bari kugira iyo nama, tubona ariko uyu nguyu Kayafa wari umutambyi mukuru icyo gihe, ngo yerura avuga amagambo akomeye. Ni amagambo akomeye ariko yujemo umugambi mubi, kandi ari abantu bitwa ko ari abantu b'Imana, ariko ni amagambo arimo umugambi mubi, kugira ngo kandi muze kumva nanone. Aravuga ngo, ntacyo muzi, mbese ntimutekereza yuko ari byiza ubwacu ko umuntu umwe yapfira abantu, kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka. Tubona avuga ikintu gikomeye,
hasi tubona ko ibyanditswe byera bitubwira ngo ikintu yavuze ubundi cyari kigiye gusohoza ubushake bw'Imana. Ariko uyu mugabo ariko kivuga mu bitekerezo bye ntabwo yari gutekereza ku Mana, nta nubwo yari gutekereza iby'Imana iri gutekereza, ahubwo yari gutekereza byo mu mutima we mubi n'uwo bantu bari kujya inama bari kumwe bari bafite. Nuvuga ngo ibintu yavugaga byari biturutse mu mugambi mubi bafite wo guhitana Yesu Kristo, kandi no muntu bakomeje kubona yuko nta cyaha na kimwe kimuhama, nkuko yajyaga ahagarara imbere yabo akababwira ati ngaho namwe nimumbwire ni ikihe cyaha nakoze gituma mugiye kunyica. Bakamubwira ati ariko uri umusazi, ntibivuze ko ugiye kukwica. Ariko tukabona yuko bari barabuze icyaha bamushinja kimwicirije, ariko tubona hano bagambirira gusohoza ibyabo bidahuye no gushaka kw'Imana, nako bidahuye n'amategeko y'Imana. Ariko ibyo bintu nubwo bari kubikora tubona hano hasi bavuga ngo nanone bigiye gusohoza ubushake bw'Imana. Babigambiriye ku kibi, ariko Imana igiye kubigambirira ku bw'icyiza. Hano aravuga ngo rero ni byiza yuko umuntu umwe apfa, nagira ngo ikintu muze gukomeza kugitekerezaho, ni byiza ko umuntu umwe apfa aho kugira ngo ubwoko bwose burimbuke. Hanyuma ku murongo wa 51 aravuga ngo ibyo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka yahanuye yuko Yesu yendaga gupfira ubwo. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ubwo yarabivuze umutima mubi, ariko ubundi byari ubushake bw'Imana yari ishohoje muri uyu muntu mubi, avuga iby'Imana yendaga gukora. Nubwo yanabivuze hano n'abandi bari kubyumva, ariko n'ubu ntibabisobanukiwe ibyo ari byo kubera imitima yabo yari ikomeje kwinanga. Ariko ngo turi kubona hano ngo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo n'Imana yishimye kugaragaza ubwo bushake bwayo bwigendaga kuba ibucishije muri uyu muntu wari umutambyi mukuru. Kuko umutambyi mukuru tubona nyine mu byanditswe byera hari ukuntu Imana yagiye ibakoresha gusohoza ubushake bwayo, ku buryo bitari byemewe yuko unavuga nabi umutambyi mukuru. Ibi ngibi Pawulo arabivuga ari kwiregura, ubwo bari bamaze kumufata ari kwiregura, abwira nabi umutambyi mukuru, aramucyaha, aravuga ngo nibyo koko haranditswe ngo ntukavuge nyine nabi umutambyi mukuru. Tukabona yuko umutambyi mukuru hari icyo gitinyo yari afite mu bwoko bw'Abisiraheli. Rero Imana iramukoresha igaragaza ubushake bwayo bw'ibyo yenda gukora. Nubwo bafite umugambi mubi, ariko hari ikintu cyiza Imana igiye gukora gitangaje. Ariko hari ikintu ngira ngo murebe hano, ngo amaze kuvuga ibyo ngibyo ngo byari nk'ubuhanuzi buhanura iby'Imana yenda gukora, yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. Murongo wa 52 akavuga ngo ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Abandi magambo 52 ni murongo wa 52 tugaragaza yuko ntabwo bino bintu ari ikibazo kiri hagati y'Abisiraheli n'Abaroma nkuko bari kubitekereza. Ntabwo ari ibintu bishobora kuzana ikibazo hagati y'Abisiraheli n'Abaroma, ahubwo ibi bintu ni ikibazo kiri hagati y'Imana n'inyoko muntu. Nuvuga ngo ni ikintu kiri buze kureba inyoko muntu yose. Kuko hanavuga ngo si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni abana bayo batataniye impande zose z'isi. Mani magambo ikibazo uko bari kugitekereza ahubwo kirenze n'icyo ngicyo, si ikibazo cy'Abaroma n'Abisiraheli, ahubwo iki ni ikibazo kiri hagati y'Imana n'inyoko muntu. Niyo mpamvu ibyo Yesu Kristo agiye gukora birenze gusa hagati y'Abaroma n'Abisiraheli, ahubwo ni ikibazo kiri hagati y'umuntu n'Imana. Hari ibintu bibiri rero turi kubonamo hano muri ino mirongo. Icya mbere turi kubona abantu bafite umugambi mubi cyangwa se umugambi mubi w'abantu, ariko turi kubona no gusohoza kw'Imana kwiza. Turi kubona imigambi mibi y'abantu n'ibintu Imana iri gusohoza byiza. Cya kabiri turi kubona urupfu rw'umuntu ugiye gupfa, ariwe Kristo, ariwe Yesu, ariko urupfu agiye gupfa rukaba atari urupfu rwo gupfa nkawe ubwe, ahubwo rukaba ari urupfu agiye gupfa mu cyimbo cy'abandi benshi. Ni urupfu rwo mu cyimbo cy'abandi benshi. Ibyo bintu bibiri byo kubona muri ino mirongo tugiye kuganira. Reka ariko turaza kuganira cyane cyane kuri urupfu bari kuvuga ahangaha. Icya mbere iyo turi kureba ukuntu uyu mutambyi yavuze ngo reka umwe apfe aho kugira ngo ubwoko bwose bupfe, ni umugambi mubi, ariko tukabona ni nk'ubuhanuzi buva ku Mana buri guhishura iby'Imana igenda gukora. Ibi bintu hari ahandi hantu byigize kuba mu isezerano rya kera, cyane ko tubona mu isezerano rya kera meze nk'igishushanyo cy'isezerano rishya. Tubona mu isezerano rya kera hari ahantu habaye ibintu bijya kumera nk'ibi ngibi uyu mutambyi ari kuvuga. Turebe mu itangiriro igice cya 50 umurongo wa 19 kugera ku 20. Mu itangiriro igice cya 50 umurongo wa 19 ku murongo wa 20. Ni amagambo Yosefu yabwiye bene se mu gihe bari bamaze kugera muri Egiputa. Se wabo amaze gupfa ariwe Yakobo, bafite ubwoba baza kumusanga. Rero aya magambo yababwiye ni amagambo yababwiye nyuma y'uko bari baramwanze,
kandi abari baramwanze ni bene se, ntabwo ari uvuga ngo ni abandi bantu, bene se bavukana baramwanze, barangije bigeraho bamugurisha mu banyegiputa. Nyuma ahurira n'ibibazo byinshi, ariko Imana iza kumugira ubuntu, umugira umuntu ukomeye muri icyo gihugu. Icyo gihe rero amaze kuba umuntu ukomeye, hatera inzara ikomeye cyane, ubwoko bwe buza mu gihugu cyo muri Egiputa bushaka ubutabazi, bushaka ibyo kurya. Hanyuma Imana ikoresha Yosefu umwe banze kugira ngo ababere umukiza, ababere umucunguzi. Hano rero tubona bagaruka bamaze kuza muri kino gihugu, bamaze kugirirwa iyo neza, Imana yakoresheje nyine Yosefu kugira ngo bagirirwe neza. Tubona baza bafite ubwoba, ariko Yosefu ababwira no magambo akomeye. Ku murongo wa 19 w'igice cya 50 arababwira ngo, Yosefu arababwira ati mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana, ubwanyu mwari mushatse kungira nabi, ariko Imana yo yashaka kubizanisha ibyiza kugira ngo isoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. Hajya mwumva ayo magambo ku murongo wa 20, ku bwanyu mwari mushatse kungira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isoze ibiriho none, ikiza abantu benshi urupfu. Mean it for bad, but God mean it for good. Mwabigambiriye ikintu kibi, ariko Imana ibigambiriye icyiza kugira ngo ibakize, ikize ubwoko urupfu. Hajya mwumva ibyo bintu bavandimwe ukuntu bitangaje. Nyine ibintu rwose bijya bitwibutsa yuko nyine Imana igira neza bitangaje, ku buryo umuntu uzarimbuka rwose nta rwireguza. Turi kubona hano Imana ivuga ngo, hano tubona mu gihe cyaba Yosefu, ibintu bari bagambiriye byari bibi, ariko Imana ibikoresha kubw'agakiza kabo. Hano rero turi kubona aba bagabo nabo bateranye bitwa ba Kayafa n'abandi batambyi n'abafarisayo, bateraniye hamwe kugira ngo basohoze ibibi, ariko Imana ibisohoresha ibyiza. Ibi ngibi Petero abivuze ku munsi wa Pentekote, aravuga ngo mwabambye wa wundi mwabambye, wa wundi mwakoresheje biriya bintu byose, Imana yaramuzuye. Kandi ibyo ngibyo mwabambye byasohozaga ibyo yari yaragambiriye kera kose, byasohozaga ibyo Imana yaragambiriye kera kose, by'uburyo Imana izakiza abantu bayo binyuze mu rupfu rw'umwana wayo. Ariko uwo nguwo yaramuzuye. Uyu munsi rero abategeka ngo mwihane mwizere, kuko uwo nguwo yamugize Mesiya kandi n'umwami. Ibi bintu rero birakomeye bavandimwe, uburyo bano bantu bafite umugambi wo gusohoza ibibi, ariko Imana ibyo bintu bagiye gusohoza biraza gusohoza ubushake bwayo, biraza gusohoza ubushake bwayo. Iki kintu kirakomeye bavandimwe. Icya kabiri turi kubonamo hano ni uburyo uru rupfu bari gutekereza kugambira kuza kwica Kristo, ni urupfu rw'impongano, ni urupfu rwo mu cyimbo cy'abandi benshi. Ni urupfu agiye gupfa mu cyimbo cy'abandi benshi. Undi ntekereza yuko hano wari guhita wibaza uza kuri kumwe n'abano bagabo, abasende gutumwe ari urupfu rwe ruri buze gukiza benshi, cyangwa se ruri buze kuba ruri mu cyimbo cy'abandi benshi. Reka umwe apfe aho kugira ngo ubwoko bwose burimbuke. Reka umwe apfe aho kugira ngo ubwoko bwose burimbuke. Bavandimwe, aba bantu ibintu bavugaga ntabwo babyumvaga. Kimwe nuko n'uyu munsi iyo bumva abantu benshi bavuga ibintu ariko batumva icyo bisobanuye. Hari abantu benshi bajya bavuga ibintu by'urupfu rwa Kristo, uburyo Yesu yapfiriye ibyaha byacu, bakabiririmba bakanarira ye, ariko batumva igisobanuro cyabo. Ndagira ngo uyu munsi rwose umwami abagirire ubuntu, mwongere mwumve ngo ni byari byiza yuko mwapfa aho kugira ngo njyewe mpfe. Byari byiza ko mwapfa aho kugira ngo njyewe mpfe. Kugira ngo uze kumva icyo kintu nanone, ni uko uri buze kubanza kumva ko ukwiriye gupfa. Kuko nyine ntabwo wakumva yuko umwe akwiye gupfa mu cyimbo cyawe utarumva neza yuko ukwiriye gupfa, ugenewe urupfu. Ugenewe urupfu bavandimwe. Niyo mpamvu biri buze kudufasha kumva urupfu Yesu Kristo yapfuye, yuko yarupfuye mu cyimbo cy'abandi bari bakwiye gupfa. Uvuga ngo badakwiye gupfa, ntekereza ko aya magambo ataba afite ubusobanuro. Uvuga ngo umwe apfe mu cyimbo cy'abandi, niba batari bakwiye gupfa, rero urupfu rwe yarupfuye ku giti cye, ntabwo yarupfuye ku bw'abandi. Ariko biraza kugira igisobanuro gikomeye niba koko abo bantu bakwiriye gupfa nta kabuza. Niba bakwiriye gupfa nta kabuza, uwo umwe rero uri buze gupfa mu cyimbo cyabo, biraza kuba bifite igisobanuro koko. Ikindi cya kabiri ni uko uyu muntu uri buze gupfa mu cyimbo cy'abandi benshi, urwo rupfu narwo rugomba kuba ari urupfu koko, ruri buze kuba rufite igisobanuro kuri abo benshi. Bandi magambo ashobora kuba yapfa, ariko ntabwo niki kiri buze kunyemeza ko urupfu rwe koko arupfuye mu cyimbo cyane, nta rundi rupfu ndibuze kubazwa.
icyo nacyo ni ikindi kibazo cyo kwibaza. Koko ngeneye gupfa, cyo kigomba kumvikana. Cya kabiri, ese koko uru rupfu rwe ni gute koko ndibuze kwicara ngatuza avuga ngo urupfu yapfuye rwose koko ni mu cyimbo cyanjye abo ngipfuye? Ibyo bintu bibiri nyine ni ibibazo. Icyo kintu ni ingenzi, niba muri kunyumva, ikintu ni ingenzi rwose. Icya mbere ni uko turi buze kubanza gusobanura ubundi uru rupfu ni bwoko ki ruri kuri bano bantu bose, kuko bano bari kuvuga ubwoko bwabo bw'Abisiraheli, ariko ibyanditswe byera bigakomeza bivuga ngo si bo bonyine, ahubwo n'abandi bose. Ni benshi, kuvuga ngo ni ikibazo kiri ku nyoko muntu, ntabwo ari ikibazo kiri ku Bisiraheli gusa. Reka dusome muri Abaroma igice cya 5 umurongo wa 12. Abaroma 5 umurongo wa 12. Abaroma 5 umurongo wa 12 aravuga ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Asubiremo, kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Bari kuvuga umuntu umwe, uvuga ngo hari umuntu umwe wazanye urupfu, ariko kuzana urupfu kwiwe yabizanishije gukora icyaha. Ni ukuvuga ngo yakoze icyaha, urupfu ruraza. Noneho ikintu gitangaje bari kugaragazamo hano ni uko ntabwo icyaha cyagarukiye aho ngaho ngo kizane urupfu gusa bigarukira aho ngaho, ahubwo bari kugaragaza ko ibi bintu yakoze uyu muntu umwe byahise bizana ibyo bintu ku bantu bose. Umwe yakoze icyaha kizana urupfu rugera ku bantu bose. Kandi impamvu urupfu rugera ku bantu bose ni uko bose bakoze ibyaha. Umwe ari gukora ikintu kiri kugira ingaruka ku bantu benshi. Aho hantu iyo hatarumvikana uburyo umwe ari gukora ikintu kikagira ingaruka ku bantu benshi, biraza no kutugora cyangwa ntibyatuma wumva neza uburyo umwe ari buze gupfa bikaza kugira ingaruka ku bantu benshi. Icya mbere tubonamo hano ni uko bari kuvuga kuri Adamu wa mbere, the first Adam, Adamu wa mbere, uwaremwe. Twebwe ntabwo twaremwe, twe turavuga. Uwaremwe n'Imana ifite ibiganza byera ikamurema atunganye, akaremwa agashyirwa ahantu hatunganye, agahabwa itegeko rimwe ryo kumvira, ataryumvira akaza gupfa. Imana ikanayumubwira mbere yuko biba. Ntacyo yarabuze, ntacyo yari akennye, yari afite kamere yanduye cyangwa se idatunganye, yari afite kamere itunganye. Atunganye rwose, abaye n'ahantu hatunganye, afite byose akeneye, ariko ahabwa itegeko rimwe ryo kumva. Vandimwe, yanditswe byari bigaragaza yuko mu itangira igice cya 3 ngo yakoze icyaha, arya ku rubuto Imana yamubujije kurya, asuzugura itegeko ry'Imana. Hari ukuntu abantu nyine bagarukira kuri ruriya rubuto kandi barebe icyo biri kugaragaza. Biri kugaragaza nyine gusuzugura itegeko ry'Imana. Yasuzuguye itegeko ry'Imana. Mwene data umwe witwa Yohana Cardin niwe yagize gusobanura kuri iki cyaha cya Adamu ukuntu kimeze. Aravuga ngo ubundi iki cyaha cya Adamu kirimo ibintu bitatu. Icya mbere harimo guhinyuka cyangwa gusuzugura, gutesha agaciro itegeko ry'Imana. No vuga ngo icyaha cya Adamu, icya mbere tubonamo muri icyo cyaha cya Adamu ni ugusuzugura itegeko ry'Imana, ni uguhinyura, ni ugutesha Imana agaciro, ni ukuyisuzugura. Icya kabiri tubonamo muri iki cyaha cya Adamu ni ugukorera igihano cyo kwica itegeko ry'Imana cyangwa se gukorera urupfu, kuko igihembo cy'uwishe itegeko ry'Imana ni urupfu. Imana yaramubwiye ngo nurya kuri kino giti cyangwa se niwica itegeko ryayo no gupfa uzaba. Bandi magambo, gupfa ni igihembo cy'icyaha, ni igihembo cy'icyo gikorwa cyo guhinyura itegeko ry'Imana. Bandi magambo, mu cyaha cya Adamu harimo guhinyura ku itegeko ry'Imana cyangwa gutesha agaciro itegeko ry'Imana. Icya kabiri, gukorera igihano cyo kwica itegeko ry'Imana cyangwa gukorera urupfu. Icya gatatu harimo no kwangirika kwa kamere. Urabona nk'ubu ngubu ndamutse nguze nk'ishati nshyashya ikancika ikagwa mu muriro, uwo mwanya iyo shati barangije gutakaza umwimerere wayo.
yahiye nyine, hari ibyahiye ibice byahiye. Mani magambo ibindi byose nakora ni uguterateranya ibyahiye. Rero uyu Adamu akimara gukora icyaha, icyo cyaha yakoze nuvuga ngo yahise yangiza kamere, nuvuga ngo kamere yahise yangirika, uwo mwanya yahise yangiza. Mani magambo mu cyaha cya Adamu harimo no kwangirika kwa kamere. Kamere yahise yangirika ntiyongera kumera nk'uko yari imeze mbere. Ibi bintu byose byabaye mu gikorwa Adamu yakoze. Hanyuma ikintu ngo gitangaje ngo nuko ibyo bintu ngo bibera kuri buri wese, nuvuga ngo buri muntu wese bimugeraho muri Adamu, kuko nyine twari mu rukigirwe. Bimeze abya bintu tubona mu Heburayo ukuntu ngo hariho umutambyi witwa Melikisedeki, ngo hanyuma uwo mutambyi Aburahamu ngo barahuye, ngo Aburahamu ngo amuhitura. Rero Aburahamu uyu nguyu watanze ituro bimeze nkaho aritanze mu cyimbo cy'abazamukomokaho bose. Nuvuga ngo akoze kimwe, nuvuga ngo ukoze ikintu kibarwa ku bazagukomokaho bose, nk'uko umubyeyi hari igikorwa akora kikabarwa ku bazamukomokaho bose. Nuvuga ngo Adamu ari mu ngobyi ya Edeni, icyaha yakoze cyatubazweho twese. Iki kijyanye no kwica itegeko ry'Imana, kijyanye no gukorera igihano cy'urupfu, iki kijyanye no kwangirika kwa kamere. Ibyo bintu byose byatugiyeho twese. Ari ukuntu abantu bajya bavuga ngo ibyo bintu ngo ni ibihimbano, cyangwa se ngo kubera ikibundi Imana yahisemo Adamu yaraturenganyije. Bavandimwe najya mubwire ngo Adamu niwe mu babayeho n'abazaba havuyemo Kristo, niwe wenyine wari ushoboye basi kuduhagararira. Ubitekereje neza ukwebye ukuntu yaremwe ameze, niwe wari ukwiriye kuduhagararira mu babayeho n'abazabaho. Kubera iki? Adamu yari ahantu hatunganye, afite kamere itunganye, afite ibintu byose akeneye, nta kintu yari akennye, ahabwa itegeko rimwe gusa, ariko araritesha. Nyine ndagira mubwire ngo wowe rwose ntabwo nyine wari umukandida ukwiriye wo kuduhagararira. Adamu niwe wari ukwiriye kugusha abandi bose, ariko aratsindwa. Icyo gutsindwa rero, ibyo bintu yakoze aduhagarariye twese biza ikatubarwaho twese. Mani magambo, icyaha cya Adamu cyatumye twese tubarwa mu gusuzugura itegeko ry'Imana. Twese duhabwa ikintu cyitwa igisebo, cyangwa se igihano cy'icyaha kitujyaho. Igihano cy'icyaha twese kitujyaho. Icyende kwangirika kwa kamere zacu twese turabihererekana. Ibyo bintu byose twabihawe mu cyaha cya Adamu. Umwe yakoze icyaha, twese tubarwaho twese. Ariko rero muri ubwo buryo umwe yakoze icyaha, igihano cyacyo kikatujyaho twese, ni muri ubwo buryo turi buze kubasha kumva uburyo umwe agomba gupfa kugira ngo twebwe tubashe kurokoka. Umwe yakoze icyaha, kiraza kitubarwaho twese, n'igihano cyacyo kitujyaho. Rero hagomba kuza kuboneka umwe, ariko we araza kubaho ibintu bibiri by'ingenzi. Nuko ibyaha byacu biri buze kumujyaho, n'igihano cyabyo bikamujyaho. Ariko si ibyo gusa, nuko n'ibyo ari buze gukorera byo gutungana biri buze kutubarwaho. Mani magambo, impamvu tuvuga ngo hakeneye undi utameze nkatwe, nuko twese kuba tuvuka dufite bino bintu byose tukomora muri Adamu. Mani magambo, nta muntu n'umwe muri twebwe ubashije kuza kuturepresenta wundi usibye Adamu. Adamu yamaze kuturepresenta, birangira twese nta byiringiro dusigaranye. Haraza gukenera undi muntu rero utari buze kuba afite uburyo yagabanye ibyo Adamu yakoze, kugira ngo ibyo ari buze kugeraho cyangwa gukora tuze kubigabana natwe. Uwo muntu rero agomba kuza adafite uku kuba yarahinyuye itegeko ry'Imana, adafite uku kuba ari kubarwaho igihano cy'urupfu kwa yakoze icyaha, ari buze kuba adafite uku kwangirika kwa kamere. Uwo nguwo wenyine ni Kristo wenyine, niwe wavutse, atavutse nk'uko twese tuvuka, ahubwo bavandimwe ngo yavutse kubw'ubushake bw'Imana. Inda y'umwuka yaje mu mwari Mariya, avuka ari nk'umuntu, ariko adafite uku kwangirika kw'abantu, adafite uku kugabana umugabane wa Adamu. Niyo mpamvu yitwa ngo ni Adamu wa kabiri, cyangwa se Adamu wa nyuma, Adamu wundi.
hari Adamu wa mbere uko turepresenta twese, hagomba kuboneka undi Adamu wundi ari we Yesu Kristo. Niyo mpamvu ibintu bano bagabo bari kuvuga ngo ni byiza ko umwe apfa aho kugira ngo ubwoko bwose bupfe, bari kubivuga nk'amagambo ariko ntibazi uburemere bw'ibyo bari kuvuga. Ni gute se umwe yapfa icyo gikorwa cye kikabarwa kuri benshi? Nuko nguwo atandukanye nuko twese turi. Ubu nguwo rero niwe uri buze gukora icyo gikorwa, natwe kikatubarwa nk'uko Adamu wa mbere yakoze igikorwa kikatubarwaho twese. Niko nguwo nawe agomba kuza agakora iki gikorwa kugira ngo twese kitubarweho. Byanditswe bigaragaza hano rero yuko Adamu ikintu yakoze tukakigabana n'iki, nuko yakoze icyaha kikazana urupfu. Twebwe twese rero urupfu rukatugeraho, kandi twese tukaba turi abanyabyaha, twese tukabarwa nk'abanyabyaha. Ndetse muri no mirongo nibo bagaragaza bavuga ngo niba tuzi yuko kwica amategeko ari byo bizana urupfu, none abantu babayeho mbere yuko amategeko aza kuki bapfaga? Mani magambo impamvu bapfaga nuko bagabanye. No vuga ngo iki kintu twagabanye cyitwa urupfu ni ikintu twagabanye muri Adamu. Ntibigombera ko ndi buze kuzana itegeko ry'Imana, ahubwo kuba mvutse gusa, nkaba mvutse nyine nkomoka muri urwo rukiri rwa Adamu, ibyo birahagije gusa yuko urupfu urangiro warundiwe. Ibyo birahagije gusa ko nanjye mba ndi umunyabyaha. Ntibigombera ko ndi buze kuvuga ngo itegeko kugira ngo icyaha nibe ngikoreye, byana ko urupfu mbe ndukoreye aba nkoze icyaha. Oya, ahubwo muri Adamu ukomokamo wese, uvuka wese, ubaho wese avuka uwo mwanya afite urupfu n'icyaha kimuriho. Mane magambo icyo cyaha turi kuvugamo hano si icyaha cyanjye nakoze mu gitondo abantu akoze iki cyaha, ahubwo ni icyaha nakoreye muri Adamu. Icyaha Adamu yakoze kimbarwaho, hanyuma n'urupfu rwacyo akaba rundi. Icyo ni ikintu rwose utagandira, ni ikintu rwose byahamijwe neza, kubera yuko niyo uvutse ukora ibyaha. Mane magambo ni igihamya, ibi byaha ukora ni igihamya kigaragaza ko icyaha gisanzwe kiri muri wowe. Ntabwo ari icyaha wigiye ahandi, ahubwo ni icyaha kijyanye muri wowe, bityo iyo uvutse uranabikora, uri kuza ugenda unabikora. Iyo ni igihamya kigaragaza yuko hari ikintu wagabanye mu ivuko. Nk'uko umuntu avuka kugira ngo abashe kubaho bikenera ko ahumeka, muri uko buryo rero uvuka ukenera guhumeka kugira ngo ubeho. Hari ikindi kintu nabyo kiri nature, kiri muri kamere yawe wavukanye cyitwa icyaha, kandi icyo cyaha kijyana n'urupfu nyine. Ibyo bintu rero warabigabanye mu ivuko. Uruvuga ngo muri Adamu urabifite, kandi iki kintu nyine giteye ubwoba. Ibyo ngibyo rero niyo mpamvu biri buze gusaba yuko uza gukemura icyo kibazo ari buze kujya mu cyimbo cyaha benshi kugira ngo ibyo bintu bize gushoboka. Rero Yesu Kristo turi kubona n'abavuga ngo agomba gupfa mu cyimbo cy'abandi benshi. Mani magambo agomba kuza akakira urwo rupfu nagabanye muri Adamu, akaza akarufata. Araza kurufata gute? Ko atunganye kandi intunganye itagipfa. Araza kugifata mu buryo bw'uko ari buze kubarwaho icyaha cyane, araza kubarwaho ibyaha byane. Nuvuga ngo uko ibyaha bya Adamu byambazweho, niko nanjye ibyaha byanjye bigomba kubarwa kuri uwo nguwo. Nyine ibyaha byanjye bigomba kubarwa kuri uwo nguwo ari we Kristo, udafite umugabane wa Adamu w'ibyaha n'urupfu. Uwo ngo nanjye ibyaha byanjye biraza kumubarwaho, nimara kumubarwaho abihererwe urujyana rwo rupfu, hanyuma urwo rupfu ari buze gupfa araba rupfuye mu cyimbo cyanjye, araba ripfuye mu cyimbo cyawe. Mane magambo napfa ni nkaho urupfu nari mfite ruba ruvuyeho. Urupfu nari mfite ruba ruvuyeho, ariko se urwo rupfu nyine ni gute ruba ruvuye? Nuko ibyaha byanjye byamushyizweho, hanyuma ibyo byaha byanjye bikazana urwo rupfu rukamuhitana, kugira ngo urupfu nari nkwiriye ubashe kumvaho ujye kuri uwo nguwo. Ariko si ibyo gusa kuri uyu nguyu, uyu Kristo, nuko uyu Kristo byanditswe bivuga ko ari we wabayeho ubuzima butunganye. Mani magambo niwe washoboye ibyo Adamu wa mbere yananiwe. We yavutse nawe afite kamere itunganye, ari umuntu abayeho noneho we ahantu hangiritse, atameze nk'aho Adamu yari ari muri Edeni. Ikindi we afite amategeko arengeje itegeko rimwe, afite amategeko menshi agomba kubahiriza. Arangije yose arayubahiriza, ntiyicamo na rimwe. Ndayamwumve nyine Adamu wa nyuma urugero utari Adamu wa mbere. Arangije uyu nguyu igihe kiragera, arangije aba ngombwa ko ari buze kwakira igihano cy'ibyaha, cyangwa ari buze kwakira ibyaha byacu n'igihano cyabyo kugira ngo abikureho. Ariko si ibyo gusa, n'ubuzima yabayeho butunganye buraza kuza bubarwe kuri abo ngabo agiye gupfira. Uko nibutabarwaho, ikibazo kimwe kiraba gitunganye cyo gukurwaho ibyaha, ariko ikibazo cyo gutungana nk'uko Imana itunganye, kuko ari umuntu utatunganye nk'uko Imana itunganye ntabwo azabana n'Imana.
ikibazo kiraba cyakemura. Rero hakeneye yuko haza kuboneka gutungana nk'uko Imana itunganye kugira ngo uyu muntu nyine ikibazo koko kiba gikemutse rwose. Ninde ko ntawe uhari ko twese tuvuka tugabanya umugabane wo kuba turi abanyabyaha? Ni Kristo wenyine niwe wabaye ubwo buzima butunganye, akaba afite kamere itunganye rwose. Uyu nguyu rero araza, niyo mpamvu ibyo agiye gukora biri buze kuzana ibyo bintu bibiri byombi, uko kubarwaho kubiri, yuko ibyaha byanjye bibuze kumubarwaho akabihanirwa, nanone uko gutungana kwiwe akaza kukumbaraho kubarwaho. Ni umwe uri gukora ikintu kiri buze kugira ingaruka kuri benshi. Nk'uko Adamu wa mbere yakoze ikintu kigira ingaruka kuri benshi, niko n'uyu nguyu nawe icyo ari buze gukora kiri buze kugira ingaruka kuri benshi. Rero Yesu Kristo apfa ku musaraba ntabwo yapfuye nk'uko abantu bose bapfa. Ntabwo yapfuye nk'uko abantu bose bapfa. Uko abari muri Adamu bose bapfuye igihano nyine cy'ibyaha byabo. Bapfuye nyine kubera ko bari kwishyura umugabane wabo ari uko bafite urupfu. Umugabane wabo yuko ari abanyabyaha bakwiriye gupfa. Mani magambo upfa wese apfa kubera impamvu nyine, apfa kubera nicyo agenewe yakoreye kiri kumubarwaho. Ariko Kristo ntabwo ari kiri kumubarwaho ngo kimuriho. Ariko Kristo we urupfu agiye gupfa si urupfu rw'uko ari cyo yagabanye muri Adamu wa mbere. Oya, kuko ntahuriye na Adamu wa mbere ubijyanye nuko nawe yakoze ibyaha muri Adamu wa mbere akaba urupfu rumuriho. Oya, tubona rwose yavutse ari umuntu wuzuye ariko atafite umugabane wa Adamu wa mbere. Niyo mpamvu ari Adamu wa kabiri. Rero urupfu rwe rero rufite igisobanuro gitandukanye n'izindi mpfu zose, kuko we yapfuye atari kwishyura umugabane we, ahubwo yapfuye ari kwishyura umugabane w'abari muri Adamu wa mbere. Icyo kintu cyumvikana rwose. Ni byiza ko mwapfa aho kugira ngo bose bapfe. Mani magambo bose bapfa, ubundi twabibonye ko bagenewe gupfa rwose. Umuntu wese uriho rwose urupfu rumuriho. Urupfu turi kuvugamo hano ni urupfu rw'iteka ryose. Urupfu turi kuvuga hano ni urupfu rw'iteka ryose. Iyo ibyanditswe byera bivuga urupfu Adamu akimara gukora icyaha, bavuze urupfu mu buryo butatu. Cya mbere ni urupfu rwo gutandukanywa n'Imana, umunsi Adamu akora icyaha atandukanyijwe n'Imana. Cya kabiri ni urupfu rwo ku mubiri, ko akimara gukora icyaha Imana yaravuze ngo mu butaka niwe wavuye ni nawe uzasubira. Ikindi iyo tuvuze urupfu tuvuze urupfu rw'iteka ryose. Urupfu rw'iteka ryose ubyahishuwe barugaragaza nko gutandukanywa n'Imana ariko kungikanyije no kubabazwa iteka ryose. Urupfu rwa mbere nayimvuze ni ugutandukanywa n'Imana. Urupfu wa kabiri ni ugupfa ku mubiri. Urupfu wa gatatu ni ugutandukanywa n'Imana ariko kungikanyije n'ikintu cyitwa kubabazwa by'iteka ryose. Rero uru rupfu twararugabanye twese. Kristo rero yaje rwose nta mugabane w'urwo rupfu afite, ko nta cyaha yari afite. Rero agomba guhabwa urupfu dukwiriye kugira ngo tubashe gukira. Kristo rero ibyo bintu yabyakiriye mu cyimbo cyacu, rega abakwiriye gupfa. Ni ukuvuga ngo gupfa kwari tugukwiye. Kristo rero apfa mu cyimbo cyacu kugira ngo urupfu rudukwiriye rumujyeho, nirumara kumujyaho ubwo kwa heri n'urupfu ku bantu bari buze kumwizera bose. Ku bantu bari buze kumwizera bose. Niyo mpamvu hano ibyanditswe bya turi gusoma muri Yohana bari kuvuga ngo umugabo yaravuze ngo ni byiza yuko mwapfaho kugira ngo benshi bapfe, ngo ariko ibyo bintu yavugaga ngo ibyo ntiyabivuze kubwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. Yesu rero urupfu yapfuye rwari urupfu rw'imongano, rwari urupfu rwo mu cyimbo cy'abandi, rwari urupfu rwo mu cyimbo cyacu, ntabwo rwari urupfu rusanzwe. Yapfiraga njyewe, yapfiraga wowe kugira ngo udapfa, kubera yuko icyaha kimwe kirahagije kugira ngo ube ufite umugabane. Ariko si nuvuga ngo ni icyaha kimwe kirahagije, ahubwo kuva mu ivuka n'ubundi ufite uwo mugabane wo gupfa. Rero Yesu Kristo yaraje afata urwo rupfu mu cyimbo cyacu kugira ngo tweye gupfa. Ko hano ngo si ubwoko bwe gusa, ahubwo ngo n'abana be bose batataniye mu bice bitandukanye by'isi. Mani magambo Yesu Kristo ajya ku musaraba yari gupfira abantu be Imana yamuhaye ngo apfire uhereye ku kuremwa kw'isi kugeza ku mpera z'isi. Abo rero bagenewe gupfa nk'abandi bose, Yesu Kristo yafashe urupfu rwabo arwishyiraho, arangije yafashe ibyaha byabo byishyiraho, arangije urupfu rubakwiriye araruhanwa mu cyimbo cyabo kugira ngo be gupfa ahubwo we apfe. Icyo gisobanuro cy'urupfu rwa Yesu Kristo bavanye. Mani magambo ibi bintu bano bagabo bavuze batumva, sinzi niba nawe ujye ubivuga utabyumva.
nagira ngo uzajye ubitekereza ngo Yesu apfa ku musaraba yapfuye kugira ngo ndapfa, yapfuye kugira ngo abantu be badapfa, kubera ko bagenewe gupfa bwose nta kabuza, bagenewe urupfu nta kabuza ko barugabanye muri Adamu wa mbere. Niyo mpamvu rero umuntu utari muri Adamu wa kabiri ari we Yesu, uwo nguwo azapfa nta kabuza. Keretse umuntu uri muri Adamu wa kabiri ari we Yesu, uwo nguwo niwe utazapfa, kuko Yesu yapfuye mu cyimbo cyiwe. Yesu yarapfa, yapfuye mu cyimbo cy'abantu biwe. Abazamwizera abo ngabo nibo badapfa, ahubwo bagahabwa ubugingo. Gasoreza kuri kino cyanditswe tubona muri Yohana igice cya 3, aho bagaragaza ibimenyetso Kristo yakoze rwose uburyo koko byari ukuri, ntabwo byari amagambo ya Kayafa, ahubwo byari ubushake bw'Imana, yuko apfa mu cyimbo cy'abandi benshi, yuko apfa mu cyimbo cy'abagenewe kurimbuka. Ni mu gice cya 3 umurongo wa 14 haravuga ngo, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Bavuze uwizera, ntabwo bavuze uwakoze wasenze amasengesho menshi, ntabwo bavuze hari n'ukuntu abantu basigaye bavuga ngo ngewe rero ngo Imana irabizi ko ntatungana, ubwo rero ngo ndabizi yuko ngo ari nyembabazi, ngo n'ubundi ngo umwana wayo ngo izagize. No vuga ngo ibyo nabyo ni ikinyoma, ntago ari ukuri. Nicyo tuvuga nyine ngo kwizera gusa, nagira ngo twumva nyine kwizera gusa, twumve nyine imirimo yacu cyangwa se n'ibindi bintu dutekereza ku Mana yo yakora kandi bitari mu byanditswe byera. No vuga ngo Imana yavuze ko izagira impuhwe gusa ari uwizera, ntabwo ari uvuga ngo nanone ngewe namaze kubona yuko ndi umunyabyaha rwose ngomba gukomeza kwikorera ibyaha. Imana nyine ko ari nyembabazi zanjye, ntabwo ubwo buryo nabwo Imana yabutanze ku bantu bazi ko Imana igira imbabazi ntibizakiza. Oya, ahubwo yavuze ngo uwizera. Ntabwo ari uwakoze ibintu byiza, ntabwo ari uwakoze wasenze amasengesho menshi, ntabwo ari uwatanze icya 10, ntabwo ari uririmba neza muri korali, ntabwo ari uririmba neza abantu bakamukomera amashyi, ntabwo ari inyangamugayo, ntabwo ari n'umuntu wavutse mu rugo rw'abantu basenga Imana, nta nubwo ari na wa muntu ari n'ukuntu abantu yavuga ngo ngewe nkurikije imirimo y'Imana nabonye, Imana yarandinze hano, Imana yampaye gutsinda n'ibiki byose, ngo rwose nta kuntu nazari. Ntabwo ari ibyo ngibyo bavandi, ahubwo byanditswe yaravuze ngo kugira ngo uwizera bavandi, uwizera wose abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi y'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntakirwaho iteka, utamwizera niyo bavuze. Nuvuga ngo utamwizera, najya mu menye ikintu gikomeye ni ukwizera uwo nguwo wakoze uwo murimo wo kudupfira kugira ngo tudapfa, wo gutungana kugira ngo nitwizera tubarwe ku gutungana, uwo nguwo wakoze imirimo ihagije Imana kugira ngo umunyabyaha yungwe n'Imana. Umuntu umwizera arakira, ntapfe, urupfu rukamuvaho, akahabwa ubugingo. Utamwizera ntabwo bavuze ngo udakora ibi ngibi, udasenga cyane, ntabwo ari ibyo bari kuvuga. Utamwizera uwo nguwo ngo ikintu kimubaho, ngo utamwizera, hano bavuze ngo utamwizera uwo nguwo acirwaho iteka ryose. Nta nubwo bavuga ngo acirwaho iteka, ahubwo bavuga ngo amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege, amaze kuricirwaho iteka. Mani magambo, iteka nyine ryamaze kumuca, n'ubundi agenewe urupfu rwose. Umurongo wa 36 akavuga ngo uwizera umwana aba abonye ubugingo buhoraho. Uwo mwanya ntabwo ari ugutegereza akazaba, uwo mwanya abonye ubugingo buhoraho. Ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we, umugumaho kuko wari usanzwe muri we. Ariko iyo umuntu yizeye akurwaho umujinya w'Imana, akurwaho uwo mugabane w'urupfu, agahabwa ubugingo. Kubera iki? Kuko yizeye yuko Yesu ubwo yapfaga, yapfuye kugira ngo adapfa, yapfuye kugira ngo ndapfa, yapfuye kugira ngo udapfa. Ibyo ngibyo akabyizera, uwo mwanya rwose yahita ahabwa ubwo bugingo. Ni ubugingo adakoreye, ni ubugingo utakoze ikintu na kimwe, ahubwo ni ubugingo Kristo yakoreye ku bwacu, yahinze akabuguha ngo niwizere. Kuko yapfuye kugira ngo udapfa. Kugira ngo igisobanuro bavandimwe cy'urupfu rwa Kristo, yarapfuye kugira ngo abagenewe gupfa badapfa. Nuvuga ngo ugenewe gupfa rwose nta kabuza, ariko yapfuye kugira ngo udapfa. Mane magambo, umurimo yakoze niwo wari wagije, ntabwo ari umurimo wawe. Nta kintu wakora kugira ngo udapfa, ntacyo rwose.
ntacyo rwose urupfu rukuriho muvandimwe, rukuriho rwose. Byanditswe bijya bigaragaza ko utandukanyijwe n'Imana upfuye rwose, kandi byanditswe bijya bikagaragaza ko uzapfa ku mubiri, ariko si ibyo gusa ngo hari n'urubanza rw'iteka ryose, hari urupfu rw'iteka ryose. Uwo mugabane urawufite nyine, ariko ibyanditswe bijya bigaragaza yuko Kristo yapfuye mu cyimbo cyacu kugira ngo tudapfa, kugira ngo tudapfa urwo rupfu rw'iteka ruturiho twese ariko hanyuma ubwo iyo twizeye urwo rupfu rutuvaho, hanyuma no gutandukanywa n'Imana, rwa rupfu tugendana dupfuye rwose tugahita turukurwaho tukaba bazima mbere y'Imana tugahabwa ubugingo. Hanyuma bavandimwe na rwa rupfu rwo ku mubiri rwose ngo urubore rwarwo ngo yarukuyemo mu rupfu. N'andi magambo uru rupfu rwo ku mubiri ni nk'irembo ritujyana mu bwiza, ntabwo rukidufiteho rutari, ntabwo urubore rwayo nyine yarukuyemo. Ngibyo urupfu rwa Kristo, ni byiza yuko apfa aho kugira ngo benshi bapfe. Mwami Imana, ndagushimiye yuko wemeye gupfa kugira ngo tudapfa, ariko wapfiriye abo data yaguhaye uhereye ku kuremwa kw'isi kugeza ku iherezo ry'isi, Mwami, kugira ngo abo ngabo nibabwirwe iby'uko wapfuye upfira abo kugira ngo badapfa, kugira ngo babyizere, ubwo ngubwo aba ari bwo buryo Mwami bakira, aba ari bwo buryo Mwami bakiza, maze biyunge nawe. None n'uyu munsi Mwami turi kubivuga ngo warapfuye kugira ngo tudapfa. Reka Mwami rwose ubishime mu buntu bwawe bwose Mwami, abatabyumva batabyizeraga batabibonaga Mwami, kugira ngo rwose bahe kubibona, babone uburyo rwose urupfu rwawe rutari urupfu nk'izindi mpfu zose, ahubwo wapfiraga abantu bakwiye gupfa kugira ngo badapfa, kubera ko igihano cyawe rwose cyahamijwe neza yuko rwose wadupfiraga kugira ngo tudapfa, kuko wasohoje wasogongeye umujinya wose wari uturiho kubera ko turi abanyabyaha, kuko twakoze ibyaha wose turangizamo Mwami. Uravuga ngo byose birarangiye, urangije ku munsi wa gatatu urazuka, kugira ngo bihamye neza yuko utapfiraga ibyaha byawe, ahubwo wapfiraga ibyaha by'abantu, wapfiraga ibyaha byacu. Rero kuzuka kwawe Mwami byongera kutubera igihamya cy'uko rwose Mwami warabikishije byose, urupfu rwari dukwiye gupfa wararupfuye Mwami. Reka uduhe kwizera uko kuri, maze Mwami tubashe gukira, tubashe kubona ubugingo Mwami. Urakoze Mwami.